n'igisupusupu n'igisukari majyane Mariya we. Ega buriya iyo batabona ahangaha ntago bajya bafatwa, ntago bajya bakurikira, ntago bajya bakurikira. Oya, uriya Mariya bavuga siwe Mariya, kuko Mariya yabaye umwari utunganye ubereye. Nuko Imana iramushimira irangije yemera ko Kristo aca muri wabonekera mwese. Mu kibazo wari ufite ntago byarangiye, kuko mu ijuru bikomeje. Mu cyerekezo urimo ntabwo byarangiye, ahubwo birakomeje mu izina. Oh, haleluya twese. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza tugezemo, ni umwanya udasanzwe. Manje kubashimira mbasuhuza mwese, kandi mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Suhuza mugenzi wawe, mubwire ngo Prophet Ezechiel aragusuhuje kandi akwifurije n'umugisha w'Imana. Mbonye kubahobera byafata umwanya munini, ariko mbahobeye mu ncamake, kandi mwese tubikora vuba. Haleluya. Twari tumaze kumva ijambo ryiza cyane rivuga kuri Daniyeli hehe mu rwobo rw'intare. Haleluya. Twumva igisobanuro cy'urwobo. Ruriya rwobo ni icyumba cy'umwihariko cy'amasengesho. Haleluya. Burya Daniyeli ubwo bakimuteguriraga bari bazi ko birangiye. Haleluya. Naho batazi ko bari kumushyira mu buzima bwe. Hari igihe abanzi bajya bagucukurira icyobo, kumbi arakanzu Imana yagize gute, yaguteguriye. Haleluya. Ngo nuko basonzesha intare. Haleluya. Bazi ngo nizibone Daniyeli zirahita zimucakira zimurye. Batazi ko Daniyeli na za ntare bafitanye isano. Haleluya. None se Daniyeli ko yari intumwa ya Kristo, ari mu butumwa bwa Yesu, kandi intare, haleluya, nazo arizo mu muryango wa Yuda, kandi bose arabo mu gisekuru kimwe. Ariko Mana, yo haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo intare zagombaga kurya Daniyeli, kuko Daniyeli yari afitanye isano na ziriya ntare. Burya intare naho nubwo zikunda inyama, ariko ntabwo intare yarya ngenzi yayo. Mana itugirire neza cyane. Harabiringira abantu bakabahemukira, ndetse babahanga amaso bakaba, ariko wowe Mana kandi nuko zisoni. Haleluya. Bwekuzo Mana yanjye kukurarekweye. Ngo nuko ngo abami, haleluya, nuko ngo abami ndetse n'abatware bakomeye ngo baraterana, bateranishwa. Haleluya. Bateranishwa no kujya inama. Barangije bategura itegeko, bararitora. Barangije ngo barishyira umwami, ati mwami, iri tegeko uramutse irisinye, kwa kundi nyine Abamedi n'Abaperesi bagira amategeko rwose atajya kuka, abakomeye cyane rwose, ari nta muntu ubasha kugira uteyemwe kuyatinyuka. Iri tegeko ryazagira imbaraga yenda mu minsi ngahe 30 gusa. Bari babizi ko Daniyeli atabyihanganira kumara iminsi 30 adasenga, ngo ntagira ngo indi mana iyo ariyo yose ngo asaba, ngo uretse ngo asaba umwami. Ako kantu murakumvishije? Daniyeli si yari kujya gusaba umuntu, yibagiwe Imana yo mu ijuru. Noneho Daniyeli ngo akingaho urugi, ariko ngo idirishya, ngo amadirishya yiwe ngo yarakinguye, ngo yerekeza hehe mu murwa. Imana itugirire neza cyane. Nuko ngo arasenga. Noneho ngo arasenga, kumbi babagabo ntibicaye iwabo, bohereje ingenze kwa Daniyeli ngo bakurikirane uburyo asenga. Imana itugirire neza cyane. Ngo baza kumenya ko asenga 3 ryari ku munsi. Haleluya.
hari igihe abantu bakurwanya. Haravuga ngo umwami yumvise iryo jambo arababara cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize kurinda. Bwira Imana itugirire neza cyane. Uriya murongo ugaragaza ko ririya tegeko umwami yarisinyiye isoni. Aleluya. Umwami yarisinyiye isoni ngo kuko ngo yashyize umwete munini kuri Daniyeli, yarazi amasengesho y'akamara muri igihugu, ngo nuko ashyira umwete munini kuri Daniyeli, ngo ndetse haleluya ngo yiriza umunsi burinda bugira gute? Bwira. Imana itugirire neza cyane. Nawe humura, we uri kunyumva, birashoboka kuri kubona byarangiye pe, ubona ibintu byagize ute? Byarangiye. Byarangiye ku maso yawe n'ay'abantu, ariko ku Mana ngubwire ngo ubuzima burakomeje. Aleluya. Mu kibazo wari ufite ntago byarangiye, kuko mu ijuru bikomeje. Mu cyerekezo urimo ntabwo byarangiye, ahubwo birakomeje mu izina rya Yesu. Aleluya. Hoya byumve neza, ibi bintu bikurura, ariko nubwo wabonaga mu nzu ibyo kurya byashize, akazi ntakiri kwipasa, na kopera yakunaniye, noneho wareba hirya ukabona n'abana wabuze n'utuvuto basiga, umugati ntawe ukiboneka, igikoma ni ukukinyweraho, ibiryo ntugupfundapfundikanya ibidodoki, ibijumba twatogose ukabona ko hari uko bigenze. Muri iyi minsi ibijumba bisigaye byarahenze noneho, ariko nkubwire ngo mu ijuru hari Imana, wewe upfa kuyizera no kuyiringira gusa. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Ndagira ngo dusimbuke turebere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu Bami ba kabiri igice kimwe ku murongo wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya ahanurira umwami Ahaziya gupfa. 3 ngo ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'itishubi ati haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwira uti mbese icyatumye mujya kugaruza Berizebubi ikigirwamana cya Ekuroni, nuko nta mana iri muri Isiraheli. Imana itugirire neza. Mana turagushimye kubwira ijambo, utwoherereza umwuka wawe wera adusobanura twumvishe ku bwaryo, uriduhe guhinduka, tuguhindukiriye muri byose. Urakoze. Amen. Reka nsubiremo 3. ngo ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'itishubi ati haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwira uti mbese icyatumye mujya kugaruza Berizebubi ikigirwamana cya Ekuroni, nuko nta mana iri muri Isiraheli. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo tugiye kuganira ku ijambo ikigirwamana cyangwa ibigirwamana. Iki gihe nk'ibi bihe by'abami, haleluya, muri Isiraheli hari hateye ibigirwamana, ariko ikigirwamana cyitwa Ezebubi cyari ikigirwamana kazi, ndetse bumvaga cyane icyo kigirwamana ngo bajyaga bagishengerera ku manywa na nijoro, ngo ndetse bakanakiringira, ariko icyo kigirwamana nticyavugaga, ntikireba, nticyabonaga, yewe nticyagiraga n'icyo gikora. Ariko kubera ko cyari icyo kigirwamana cyari kigezweho hariya muri Isiraheli ndetse n'i Yerusalemu hose, uko bwacyaga nuko bwira cyarushagaho kugenda kibona abafana bakiyongera. Noneho ijambo ry'Imana riba ngo Imana yohereza nde? Marayika wayo. Arangije abwira Eliya, niko kuki
kuki muri kuramya ibigirwamana? Kuki? Arangije aramubwira ngo haguruka ujye hehe? Ujye i Samariya. Haguruka ujye mu Kinigi, haguruka umanuka ujye i Musanze, tambuka ugere i Rubavu, komeza ugere n'i Kigali, wambuka ugere mu Burundi, umanukire Tanzania, werekeze muri Kenya, egera mu Bubiligi. Oya, ariko Mana we, waraturengeye bivuge. Ariko Mwami we, waraturengeye. Ngo nuko ugenda ubabwire ngo uko ujye murimo kureba ibigirwamana nka Ezebubi. Ese mwagaye Imana yo muri Isiraheli ko itagikora cyangwa ko itakivuga? Mwarayigaye? Mana itugirire neza cyane. Nuko ngo barangije bikubita hasi kuko Imana itananiwe gukora, Imana ko itananiwe kuvuga. Abantu batangira kugira ubwoba bukomeye cyane. Hara muri 6 niho havuga ngo, muri 6 ziramubwira ziti, twahuye n'umugabo aratubwira ati, nimugarukiraho musubire ku mwami wabatumye, mumubwire muti Uwiteka avuze ngo, mbese icyatumye mwohereza abo kugaruza Berizebubi ikigirwamana cya Hekuroni, nuko nta Mana iri muri Isiraheli, ngo nicyo gituma utazabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kabuza. Aleluya. Nuko Imana ibwira umwami ko uko byagenda kose agomba kugira ute? Agomba gupfa. Aleluya. Aramubwira ugomba gupfa. Ahaziya we ugomba gupfa, nta kabuza, ntago wasimbura Imana, ntago wakwigereranya, ugomba gupfa. Wabonye ko Berizebubi hari we Mana igomba kuramywa, igomba kuvugwa, igomba gusengwa, ugomba gupfa. Imana ifuhira izina ryayo, ugomba gupfa. Nukubona ko kiriya kigirwamana aricyo gihagije, ugomba gupfa. Reka mvuge ku bigirwamana 3 muri iyi minsi yacu biyoboye. Aleluya. Reka mvuge ku bigirwamana 3 bigize gute? Biyoboye muri iyi minsi. Muri iyi minsi twe ntago dufite ibigirwamana nka Ezebubi, ariko dufite ibindi bijya gusa nacyo, kandi ababiramye ntibagira amahoro. Bagomba gupfa nabo nibatihana. Ariko wihannye, Yesu yagira ute? Yesu yakurengera. Hari ikigirwamana cya mbere bita amafaranga. Amafaranga murayazi, cash money, amahera. Aha hirya bayita amashiringi, aha hepfo bayita amafra kongole muri DRC, hano iwacu tuyita amafaranga amanyarwanda. Ndashaka kuvuga ku kigirwamana cyitwa amafaranga, kandi ntabwo icyo kigirwamana gifite imbaraga ahangaha mu kagari k'ibiyaga bigari, ahubwo ikigirwamana cy'amafaranga gifite imbaraga mu isi nzima. Abantu baramye ikigirwamana cyitwa amafaranga, kimaze kugira imibare myinshi cyane, kimaze kugira abayoboke benshi cyane, birirwa baramye ikigirwamana cyitwa iki? Ifaranga. Makuta. Makuta. Iyo ugeze mu baturanyi barakubwira ngo ewana, mtu mwenye hana likuta naye hana, mwenye ana pesa maputa ni musema kweli. Uwagera aha mu Rwanda barakubwira ngo ifaranga ni ifaranga, ngo niyo ryaba igiceri cy'ijana kirakuba
kirakundwa. Ikigirwamana cyitwa amafaranga kijya gituma abagore b'ibihangange bahangamurwa n'imbwa zitambuka. Kubera iki? Amafaranga. Bagasiga icyubahiro cyabo mu ngo, bagasiga icyubahiro cyabo mu miryango, bakarara amajoro, bakirirwa rwantambi, bagatahira utubari kubera ikigirwamana cyitwa iki? Amafaranga. Amafaranga yirukanishije abagabo benshi mu kazi, bakayakoramo ntibakiranuke. Amafaranga yatumije abantu benshi batagaciro. Amafaranga uzi imanza ziri hano hepfo, hera hano mu bunzi b'akagari, ugere ku bujurire bw'umurenge, ugere mu rukiko, urebe imanza zirimo z'amafaranga. Yaranyambuye, yarambeshye, yagize gute, sinzi. Imanza z'amafaranga n'itaka. Uramutse ugiye ukazivana mu nkiko, abacamanza bahita bata kuko nta kazi baba basigaye bari gukora mu nkiko. Imanza zitwa iki? Iz'amafaranga. Uramutse ugiye ukazihana, ibirego byose byitwa iby'amafaranga, ubihanaguye mu nkiko ukavuga ngo ibi ngibi turabihandorinze tubivanyemo, ako kanya abacamanza bagira ute? Bakora iki? Bajya birirwa bareba ibikuta cyangwa ya myenda yabo y'imikara n'imyeru, bataha ako kanya. None bakora iki? Ntacyo. Ibigirwamana by'amafaranga babihimbaza ku manywa na nijoro, babihimbaza izuba riva, babihimbaza imvura yaguye, yewe naho yaba yaguye mu byondo barivanayo bakarimesa. Kubera ryitwa iki? Ifaranga. Ikigirwamana cy'amafaranga kimaze kugira abayoboke benshi, bakiramya kandi ku mugaragaro. Bamwe bagihinduye abavandimwe, hatiye wana udafite ifaranga nawe ntabariho. Ifaranga ryahindutse umuvandimwe wa mbere. Ifaranga niryo ryabaye number 1. Ifaranga niryo ryabaye igisubizo, ngo rikubita ahantu hakoroha. Ifaranga ngo ni musema kweli. Ifaranga ni ikigirwamana. Ikigirwamana cy'amafaranga mubanye mute muri iyi minsi? Ikigirwamana cy'amafaranga muri kugendana gute? Ntabwo ari cyo kigusenyeye urugo, ntabwo ari cyo gitumije iduka rifungwa, ntabwo ari cyo gitumije usubira iyo wagayaga. Ikigirwamana cy'amafaranga mubanye mute? Murimo mugendana mute? Muturanye mute? N'ikigirwamana cyitwa amafaranga. Ndagira ngo mbabwire ku kigirwamana cya kabiri, ikigirwamana cy'abagore. Abagore nabo baje kuvamo ikigirwamana gikomeye. Ikigirwamana cy'abagore nacyo kimaze kugira abayoboke benshi, bakiramya bagisingiza ku manywa na nijoro. Haleluya. Bamwe bakise igitomati, abandi bakita igisupusupu, abandi birirwa bakirebera mu ndorerwamo, abandi birirwa ku televiziyo.
abagore baje kuvamo ikigirwamana. Imbaraga Imana yahaye abagore mu cyimbo cyo kuzikoresha neza nk'uko zigomba, ahubwo bazihinduye ubwibone, bazihinduye ubwirasi. Izo mbaraga bazikoresheje binyuranije n'iki? N'amategeko. Gute rero? Kabona umugore wirirwa yambaye hirya mu bazira ngo sabura, yambaye ijipo, ni ijipo yambaye, ni igariso yambaye, ni iki? Igeza ubu hano twahita iyi ni igariso, ni ijipo. Wari uzi ko na buci byibuze imanuka ikaharenga, wakagenda akayikoresha. Aterega buriya iyo batabona ahangaha ntago bajya bafatwa, ntago bajya bakurikira, ntago bajya bakurikira. Ibigirwamana by'abagore ni wasohoka aha hepfo ku muhanda urabibona. Hari uko bigenda, hari uko bivuga, hari uko byitwara. Arasiga ingoha akazogosha akazirimburaho, ubundi agakoma hizi. Witwa Adamu yigeze abibwirizwa, ahubwo ubwo bwita umwuka w'Imana yahise abimuhishura. Uko ni nako byagenze. Uko niko Imana yaremye umugore n'umugabo, kandi barema hehe? Mu ishusho yabo. Haleluya. Nuko nguko Imana yabaremye. Ariko ibigirwamana by'abagore bisenya amazu. Ibigirwamana by'abagore bihagaritse akazi, bisubije iterambere inyuma. Nyaboneka rekereraho kuramya ibi bigirwamana. Si weho gusa, Dawidi ageze kwa muka Uriya nawe yaguye aho ngaho. Sabo gusa, Salomo yagize abagore 1,000, inshoreke zitagize ute? Zitariho. Abo bose bagiye bagira amaherezo atari meza. Kubwiye iki? Kubw'ibigirwamana by'iki? By'abagore. Yewe ntago ari abo gusa. Samusoni bamupfuye umusatsi, bamunogora mw'amaso. Kubera iki? Kubera Delila. Garukiraho. Abagore beza ntiwabamara, kuko iby'abagore ntibigira iki? Iherezo. Hari abariho uyu munsi, hari abahozeho, hari n'abari kuvuka. Nujya mu kazi k'abagore ntago uzakarangiza. Garukira Imana, uyisenge mu kuri no mu mwuka. Wikomeza kuramya ikigirwamana cy'iki? Cy'abagore. Elizebubi hano yaje guhabwa intebe Isiraheli, Imana irarakara, irangije ituma marayika wayo kuri Eliya, iramubwira ngo niko mubonye ko ikigirwamana kazi Elizebubi hari icyo gifite imbaraga, mubonye ko muri Isiraheli Imana ntayigihari itagikora. Ahaziya we urapfa, ugenda umubwire ko agomba gupfa, kuko ntago yahereza ikigirwamana kazi intebe muri we na Isiraheli yose ngo mbarebere izuba. Urapfa wa mwami we, Ahaziya urapfa. Imana itugirire neza. Ndagira ngo ikigirwamana cy'abagore cyahozeho na kera, ntago ari iby'uyu munsi. Babandi birirwa mu kabari bari muri nigisupusupu nigisukari majyane Mariya we. Oya, uriya Mariya bavuga siwe Mariya, kuko Mariya yabaye umwari utunganye ubereye. Nuko Imana iramushimira, irangije yemera ko Kristo aca muri wabonekera mu isi. Abirirwa baramye ikigirwamana kazi ngo mucugusa umume, azahereza hehe? Imana itugirire neza cyane. Reka ntangirize ko iki kigirwamana cya gatatu ni ikigirwamana cyitwa icyubahiro. Ikigirwamana cyitwa icyubahiro gitumije abantu benshi bava mu mwuka.
gitumije abantu benshi bava mu gakiza, gitumije abantu benshi bareka Imana, gitumije abantu benshi basubira inyuma, gitumije abantu benshi bagwa muri rwa rwobo, gitumije abantu benshi bava mu nshingano bari barimo. Ikigirwamana cyitwa icyubahiro nicyo gisenye abantu bari bari mu mavuta. Umwe azicara ati ngewe ndi umuyobozi, undi ati ngewe ndi shefu w'amasengesho, undi ati ndi pasitori, undi ati ariko mwari muzi ko ari ngewe uhagarariye karitsiye, ati ariko se muzi ko ari nge gitifu wa hano, ni nge mwami, ni nge mwamikazi, ariko se muzi ko ari nge meya w'aka karere, ni nge guverineri muri iyi ntara, none ntabwo mwari mubizi, ni ngewe shefu w'umuryango, burya inama iteranye simvuge ntabwo byatungana, ni ngewe wambara inkweto ihenze cyane, igitenge gikaze ni ngewe nagisize ku mubiri muri iyi karitsiye, n'uyu munsi nta wundi uraboneka wo kuwumiga. Ahubwo se itelefone nziza muri mwe hari uyifite nk'iyi si? No, ni ngewe. Aleluya. Icyubahiro no kwihimbaza kw'abantu bitumije isi isubira mu kaga. Icyubahiro n'abantu bamaze gufata icyubahiro bagishyira imbere. Iyo uzabona umuntu akubwira ngo ngewe ni ngewe ukomeye, ni ngewe ukaze, ni ngewe, no. Imana yampaye byose ngo nge nyikoreshereza neza. Amaguru yampaye yo kugenda hehe? Mu nzira y'Imana. Amaboko yampaye yo kuyikorera, amatwi yampaye yo kumva ijambo ry'Imana, amaso yampaye yo kureba ibitunganye, umutwe yampaye wo kwikorera ibikwiriye. Imana yampaye byose ngo nyikoreshereze neza. Wewe urimo urakoresha gute ibyo Imana yaguhaye? Ntabwo amafaranga Imana yaguhaye yagutandukanije n'Imana. Ese ntabwo izina ryiza yakwise ari ryo rigukuye ku musaraba? Ikigirwamana Ezebubi muturanye mute muri iyi minsi? Ese ntabwo ari cyo wimitse ukimura Imana muri wowe? Ngo nuko ngo Uwiteka ararakara, arangije ngo atuma umuhanuzi Eliya guhanurira umwami Ahaziya ko agiye gupfa kubera kugira ute? Kwimura Uwiteka Imana ya Isiraheli ngo yimike ikigirwamana Ezebubi. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, ariko mbabarira usenye ibigirwamana wari umaze iminsi utindanye nabyo. Mbabarira ubwire Yesu aze ku buzima bwawe. Hari ikintu gishya agiye gukora ku buzima bwawe, kuko ijambo ryarambwiye ngo nitumwegere, niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryabaye iryo gukomeza imfuruka. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka dusenge. Ese wumvaga nawe hari ikigirwamana byakunaniye kureka? Ibi bigirwamana bitatu tuvuzeho: ikigirwamana cya mbere cy'amafaranga, ikigirwamana cya kabiri cy'abagore, kuko utaragushijwe n'amafaranga abagore ntibamusize, utaragushijwe n'amafaranga nagushwe n'abagore icyubahiro nacyo kiramufite. Weho uhagaze he? Weho uri mu ruhe ruhande? Wowe uhagaze he? Ibi bitatu washoboye kubitsinda? Niba warabitsinze zamuka dusenge. Niba byanaragutsinze zamuka jya juru dusenge Imana. Hakenewe imbaraga z'Umwuka Wera, hakenewe imbaraga z'ubutabazi. Hari Yesu uri muri twe, yarahamagaye aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze, haleluya, nimuze munsange ndabaruhura, mbereke kugira neza kwa Data wa twese wanumye. Reka rero dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ubwira Imana ati Imana nanjye ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ngo numve icyo umbwira. Ahaziya yapfuye kubera kutumva, kubera guhereza umwanya ikigirwamana Ezebubi. Amaze kugihereza umwanya urababara, urarakara, kuko bari bagaye imbaraga zawe muri Isiraheli, umutumaho n'abandi.
urangije uravuga ngo niyo mpamvu utazabyuka ku gisasiro kuko wanze kunyumvira. No gupfa uzapfa, ntuzabyuka ukundi. Mana we turagushimye ko twe uyu munsi tugiriye imbabazi, ukaba uduhaye amahoro n'imigisha biguturutseho, kuko ari wowe uturuhuye, ari wowe utugiriye neza, ukaba uhembuye imitima y'abamama, ugahembura iy'abagabo, ugahereza umugisha abasore n'abakobwa, kandi ukabaha kwambuka rwose bakomeye. Reka icyubahiro cyawe kiganze, amahoro n'imigisha tugenera bikomeze bize bibane natwe, kuko uri Imana idukunda kandi dufiteho umugambi mwiza. Tugukomeye amashyi tuvuze impundu, kuko ubikwiriye ibihe byose. Amen, amen. Nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe. Mana data wa twese turagushimye, uri umukozi w'umuhanga kandi urashoboye. Tunezerewe umugambi mwiza n'isezerano dufiteho. Tugushimiye kuri Imana yabanye natwe, tugushimiye kuri Imana yatugiriye neza. Mbonye ukuboko kwawe gukiza abarwayi, mbonye imigisha yawe y'amajya n'amazi yongera kutuzaho. Ushimwe Mana ko ari wewe ubohoye imbohe, warangiza ugaha umugisha rwose buri umwe, ukagirira neza buri umwe wese hano, kandi ukaba utugiriye neza. Iki cyumweru uvanye amarira ku buzima bwacu, kuko mbona ugaruye ibyishimo n'umunezero kuri twe. Ndabona ugutabarwa nawe kutujeho, kandi ishimwe niri kugarukira.